الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. bavandimwe dutangiye dushimira Nyagasani Allah ushobora byose, Nyagasani we waremye ubuzima n'urupfu kugira ngo arebe uburyo twihangana, arebe n'uburyo twitwara. Amahoro n'ingisha bisakare kwasozereje n'umwana bahanuzi Muhammad, akaba rero ari umwarimu wacu, wazanye ubutumwa bw'Imana ku bantu. Bavandimwe, iki ni igihe cyiza tuganiriramo. Ndababurira gutinya Nyagasani ushobora byose no kumuzirikana mu buzima bwacu bwa buri munsi, bwa buzima bworoshye, bwa buzima bukomeye, ko tugomba buri munsi guhora tumuzirikana no kureba icyo twakora kugira ngo ibintu byacu mu by'ukuri bigende neza. Bavandimwe, Nyagasani ushobora byose araduhamagara mu mpamagaro ikomeye cyane, ya ayyuhallazina amanu, yemwe abemeye, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yemwe abemeye nimutinye Imana, nimuyizirikane mu buzima bwanyu bwa buri munsi kandi muvuge amagambo meza. Wa qulu qawlan sadida, Imana nyuma yo kutubwira ko tuvuga amagambo meza ikatubwira iti yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, Imana izatunganya ibikorwa byanyu, ibabarire ibyaha byanyu mumukora amanywa nijoro, kandi uzubaha Imana wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, kandi umuntu uzubaha Nyagasani we azaba afite intsinzi ikomeye ku munsi w'imperuka. Bavandimwe, Nyagasani ati walitanzuru nafsun ma qaddamat lighadin, mu yindi aya iti buri muntu aziteganyiriza ubuzima bw'ejo hazaza. Ubundi muri aya dukuramo ijambo ryita kwiteganyiriza hano ku isi, kwiteganyiriza no mu bihe by'imperuka, ukamenya uburyo ugomba kumenya ikigutunga hano mu isi uyu munsi n'ejo. Byaba atari uburyo bwiza bwo kubaho uramutse uvuze ko uburi bubone iby'uryo uyu munsi ukabirangiza. Ngira ngo ibihe turimo byabaye isomo rikomeye ku bantu mu buzima bwabo bwo kumenya ko bagomba gusevinga nibura ibyo uzarya ejo, ndetse n'ibyo uzarya ejo bundi n'ibyo uzarya ejo bundi. Hari abagira rero ubwoba bwo gusevinga, ariko iri ni isomo rikomeye. Hanyuma umuntu asabwa gukora ibikorwa byinshi kandi byiza, yiteganyiriza kuzaba muri paradizo ubwo Imana izaba imaze gucirira abantu urubanza ibyo bakoze hano ku isi. Bavandimwe b'Abayisilamu, bavandimwe munteze amatwi kuri icano yacu, bavandimwe munteze amatwi kuri Voice of Africa 94.7, uyu munsi wa gatanu ubwo twumva inyigisho ubundi tugena ko umuntu yagombye kuba azumva ku munsi w'Ijuma, bikaba impamba y'uyu munsi kuzageza kundi wa gatanu. Ndagira ngo tuganire ku bintu by'ingenzi, ndagira ngo tugarure umutima imbere y'Imana, ndagira ngo ntuhuge dutemberane gato mu byerekeranye n'ubuzima. Nyagasani arabitubwira mu gitabo gitagatifu, n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igenda bidusobanurira, ni imirongo mito kugira ngo ntaza kukurambira. Nyagasani aratubwira mu buzima bwacu busanzwe uko bumeze n'icyo busobanuye ubundi mu buzima bwacu. Nyagasani rero aratubwira mu gitabo gitagatifu ati innamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun, mu by'ukuri ubuzima bw'isi ni imikino kandi ni ukwishimisha. Umukino ugira aho utangira ukagira n'aho urangirira, kandi ibyishimo bigira uko bitangira bikagira n'uko birangira, kandi ubuzima bwose ntabwo abantu bahora bishimye. Nyagasani rero atubwira mu gitabo gitagatifu ko wa in tu'minu wa tattaqu, nimuramuka mwemeye Imana, mukemera ibyo ibabwira, mukemera ibyo ibabuza gukora, mugakora ibyo ibategeka gukora, Nyagasani aratubwira ati yutikum ujurakum, Imana izabaha ibihembo byanyu bibakwiye. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, murumva ko duhaye isezerano rikomeye, kandi akatubwira ati wala yas'alukum amwalakum, Imana ntabwo izababaza imitungo yanyu. Nta muntu uzajya imbere y'Imana abyikoreye. Bizagenda bite rero? Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aradusobanurira, aratubwira ubuzima bw'isi uko buteye. Aratubwira ati
i'lamu annama alhayatu dunya laibun wa lahawun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Nyagasani aratubwira mu gitabo gitagatifu muri suratu al-Hadid kuri aya 20 ati innama, mu by'ukuri al-hayatu dunya laibun. Imana iratangira itubwira uburyo ubuzima bunyuramo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bicunge neza, bitekereze neza, kuko twavuze ko nta muntu uri buhuge. Turebe neza Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala burya tubwira ngo innamal hayatu dunya, mu by'ukuri ubuzima bw'isi mureba laibun, bitangira ari imikino. Umwana agatangira akina atamenye igifite agaciro n'ikitagafite, atamenye igifite agaciro n'ikitagafite. Wazina, mbere yo kutubwira ngo ni umutako, hari urundi ruhande atujyanamo akatubwira ati lahawun laibun wa lahawun, aho biva mu byerekeranye no gukina n'ibidafite agaciro tukajya noneho mu kubiha agaciro no kubiryoherwa. Lahaw, umuntu ni hahandi Imana itubwira ngo la tulhihim tijara, ntabwo abantu bayobya batwarwa n'ibicuruzwa, ntabwo abantu batwarwa n'imitungo. Hanyuma almalha ni ukwishimisha. Imana ikatubwira ngo uburyo ubuzima bw'isi ni lahawun, burya wireba ukumva wiryoheye, burya abantu bakubwira ngo uri mwiza, burya abantu bakubwira ngo uri umusore w'igikundiro cyangwa uri inkumi, cyangwa burya bakubwira ngo uri umugabo w'igikwerere, burya bakubwira ngo uri umuntu udasanzwe. Iyo aho ngaho baba barimo kuvuga yuko ari uburyo bwa lahawun. Wazina, noneho hakaza urundi rwego rwa gatatu rwo kuba ibyo dutunze ari umutako. Iyo umuntu bamubwiye ngo ufite imodoka nziza, iyo umuntu bamubwiye ngo utuye heza, ufite inzu nziza, iyo umuntu bamubwira ngo ufite igihugu cyiza, iyo umuntu bamubwira ngo ucuruza ibintu byiza, iyo umuntu bamubwira bati burya tuba turi muri zina. Ariko ya modoka utunze burya ntabwo aba ari yawe ngo bazayiguhambane. Ni zina ushobora kuba urimo uyu munsi, hanyuma ejo ukayisigira abandi, ikaba zina. Abandi rero nabo bakayijyamo bakayigira umutako. Ushobora no kuyisiga bakayitera irindi rangi. Inzu ni yawe, nibyo ni nziza, nibyo uranayikunze, ariko ni umutako wa hano ku isi. Imana iratubwira ngo ni zina, ubwo ni ubuzima bw'isi. Imana ikongera tubwira ngo tafakhurun bainakum, hanyuma mukaba ari byo mwirata, nibyo by'isi. Umuntu akabyirata, bakaba bavuga bati runaka hari ikintu afite. Urumva bamwe bakaba bavuga bati runaka ni umukire, runaka ni umuherwe, runaka ni umukungu, bakavuga bati runaka hari ikintu afite. Imana ikatubwira ngo tafakhurun bainakum, hamwe umuntu hari icyo abafite akita abatagifite ko nta bwenge bafite. Hamwe umuntu hari icyo abafite akita abafite bike ko ari abana. Akaba ari umuntu w'umusore w'imyaka mike, wenda 30, 35, 40, akaba areba abasaza b'imyaka 50 akajya kubwira ati bariya n'abana muri uyu mujyi. Akabwira ati bariya baracyari hasi, barakiga gukambakamba. Ibyo ni Imana itubwira tafakhurun bainakum. Kuba wowe wirata na bya bindi ufite, kubirata, kubona ko ari agaciro. Nyagasani akatubwira ati watakathurun fil amwal, kuba noneho bigera ubwo umutungo wawe ubushaka ko waguka buri munsi. Tatakatharu fil amwal, Imana ikatubwira ngo alhaakum takathuru, mwatwawe cyane no kugwiza, mwatwawe cyane no gukusanya,
hatta zurtumul maqabir, kugeza ubwo umuntu arinda ava kuri iyi si atabashije gukusanya ngo abashe kubona ibyo yakwita ko bimuhagije. Buri munsi agahora ateze amaboko, buri munsi agahora ahangayitse, buri munsi agahora areba, buri munsi agahora yibaza uko byagenda. Rimwe na rimwe ba bandi batunze, ba bandi borohewe kurusha abandi, abo nibo bafite ibibazo bikomeye, bagatangira kurwara indwara z'umubiri, bimwe mu bice, zimwe mu nganda zigatangira gushya kubera ko ubushyuhe bwabaye bwinshi, kubera ko zirimo gukora umurimo udasanzwe. Abantu bakababwira bati ntabwo bigiye gushoboka ko umuntu yongera kugira icyo arya. Hanyuma takasuru fil awladi, umuntu agatangira kongera abana. Takasuru fil amwali wal awladi, umuntu akakubwira ati ngewe mfite abana 20, ngewe mfite abana 10, ngewe mfite abana. Muri iki gihe abantu babyara bake, ariko nibura umuntu arakubwira ati ngewe mfite abana banjye, iyo mbona abana banjye, abakobwa, abahungu, iyo mbona. Hanyuma takasuru fil amwali wal awladi, Imana ibintu kutubwira ubuzima. Bitekereza no ko umuntu yatangiye ari uruhinja, atangira abona ari imikino, akaba umusore abona bitangiye kuryoha, agakomeza akaryoshya, bikaba birangiye noneho atangiye kugira icyo yatunga, bikaba bigiye kuba noneho ko atangira kuvuga ko hari icyo afite, ndetse buri munsi agatekereza ko cyakomeza kwiyongera. Abantu bafite icyo batunze bagatangira kurushanwa kukivuga, ibyo ngibyo bikarenga, noneho bagatangira kubyiratana no gutangira kugira abantu ko ari abana, kandi mu by'ukuri hari ababaruta. Bikaza gusoza umuntu arimo kurata ibyo atunze, arimo kurata umuryango. Hanyuma intumwa y'Imana ikatubwira ko tafakhurun bil aba, kurata umuryango burya ntabwo ari ikintu umuntu agomba gushyira imbere, ahubwo igipimo dupimisha no gutinya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Imana muri yo ayitweretse uburyo ibintu bigenda, ariko igiye kuduha urugero rworoshye, twebwe twumvaga ari rurerure kugira ngo tubihine. Imana iratubwira ngo kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu, ni nk'uko imvura igwa ikameza ibimera bigatangaza ba bandi batayemera, summa yahiju fatarahu musfarra, noneho bya bimera bikaza gukura, bigatoha, bikaraba, noneho igihe kikagera bigatangira guhundura. Bya biti na ya mababi bigatangira kugenda byivanga n'ubutaka, bikagenda nabyo bikabitaka, bikagenda bikaba umuyonga, bikaburira mu butaka. Summa yahiju fatarahu musfarra, bigatangira guhishira, bigahundura, bigatangira kumanuka. Summa yakunu hutaman, bigahura n'ubutaka. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala rero akatubwira ati wa fil akhirati adhabun shadid, munamenye ko rero ku munsi w'imperuka hazaba hari ibihano bihambaye. Ikatubwira ati wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, munamenye ko icyo gihe nabwo hazaba hari ukwishimirwa kw'Imana n'imigisha yayo n'imbabazi zayo kuri uwo munsi w'imperuka. Ariko Imana ubwo ibiduce witubwiye ngo bwa buzima mwarwanaga nabwo bwanyu, dore uko tubushushanyije n'ibimera byera bigakura bigasaza bigapfa mu gihe gito, ntabwo byeraho ngo ntabwo bikura, ntabwo bibaho nk'uko mwebwe mubaho igihe kirekire. Maze Imana ikatubwira igihe byabaye ivumbi, nuko ubuzima bwacu bundi bushushanyije. Akatubwira ngo ku munsi w'imperuka rero hari ibarura, mumenye ko hari ibihano bihambaye ku muntu uzigomeka ku Mana, hakaba hari nanone ibyishimo, hakaba hari n'ibihembo by'impuhwe kuri babandi bazakora ibyiza. Imana ikatubwira iti wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, ikatubwira iti burya ubuzima bw'isi ntacyo ari cyo uretse ko ari ubutunzi bushukana. Ubwo nibwo rero ubuzima bw'isi nagiraga ngo tubanze tugarukeho, twumve ukuntu ubuzima bwacu bimeze bite, wumve ko mu by'ukuri ari intizanyo, igihe kiza kugera abantu twese tukabusubiza. Bavandimwe b'Abayisilamu, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe by'ubwoba, turi mu bihe by'ikigeragezo, turi mu bihe abantu barimo gutinya inyamaswa itagaragara, coronavirus uyu munsi iba yatumye abantu badaterana. Ntabwo mwaje ku musigiti, nta juma
uretse ko turimo kumva inyigisho nibura zakaduhituye ngo turusheho kwitwara neza hariya duherereye, aho ngaho turi mu rugo, aho ngaho umuntu atemere no kujya gusura undi, aho ngaho umuntu atibuka umuvandimwe we, aho ngaho umuntu atibuka kujya gusura wa wundi warwaye, aho ngaho umuntu atibuka kwinyagambura ngo reka agorore amaguru, bakamubwira bati amaguru yagororere mu rugo, aho ngaho umuntu adatekereza ngo yibaze ku muturanyi we avuga ngo reka nzajye kumureba, aho ngaho umuntu atakibazwa urukumbuzi. Nyagasani aratubwira ati yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Ibyo ngibyo bikugereranirize neza ko hari igihe gikomeye. Nyagasani atubwira ati hari igihe kigiye kuzaza umuntu agahunga umuvandimwe we, yawma yafirru almar'u min akhihi, umuntu agahunga umuvandimwe we, umuntu agahunga ise wamubyaye, agahunga na nyina wamubyaye, agahunga inshuti, agahunga umukunzi, agahunga abana be. Abana turabakunda ariko igihe kiragera umuntu akabahunga, bakamubwira bati genda wifungirana ahantu, cyangwa reka tukujyana ahantu, tugushyira ahantu wiherere ku buryo utazongera guhura n'abana, utazongera guhura n'umugore, kuko guhura nabo ni urupfu. Kubera iki? likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughni. Muri icyo gihe buri muntu azaba afite ibimuhugije, buri muntu afite ibimuhugije. Kubera iki? Uyu munsi buri muntu afite ikimuhugije, ari mu rugo iwe. At least nibura umuntu ashobora kuba ahugijwe gusa n'umugore we n'abana n'umukozi mu rugo, akabafungirana aho ngaho, akababwira ati kubw'amategeko ntihagire umuntu wongera kurenga umuryango. Nta muvandimwe, nta mubyeyi ari kuri telefone, nta bundi buryo. Ubwo mbese umupaka wagiyeho, byararangiye, buri muntu ari mu kirwa cye. Ku munsi w'imperuka buri muntu rero azaba areba ibye. Ibyo nibyo Imana yadushushanyirizaga muri uyu murongo. Bavandimwe b'Isilamu, bavandimwe mu nteze amatwi, mwumve ubutumwa bwiza. Nyagasani arashaka ko twebwe twikebuka tukireba. Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin. Imana ikunda ba bandi bicuza, bakisukura mu bitekerezo byabo, mu migenzereze yabo, mu mutima wabo, bagakuramo ibibi, hanyuma bakisukura no ku mubiri, bakarangwa n'isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ngira ngo inyigisho twagiye dutanga mugenda mubona uburyo isuku ikorwa, n'uburyo tuyizirikana, n'uburyo tugomba kuyirambaho, bityo ntihagire umuntu uzigera utezuka kuri izi nshingano zo gukora isuku. Bavandimwe, iyo ugiye kureba neza usanga muri ibi bihe bikomeye dukeneye kwitwararika. Ndagira ngo tugaruke kuri ubu buzima tugiyemo. Iyo bakubwira ngo ya minsi wari utegereje ko irangira, usohoke hanze, ujye ku kazi, ujye mu mujyi, userebure, ngira ngo abantu bari gufata akanya bakavuga bati uyu munsi ni uguserebura, uyu munsi ni ukubasura, uyu munsi abantu bakamera nk'abantu bavuye mu ndaki, abantu bavuye mu buvumo, tukamera nk'aba bandi bagiye kugama, Imana ikabashyirira ku buvumo bw'umuryango, cyangwa se ku muryango w'ubuvumo bari barimo, ibuye rikaza rikegama. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aza kuri bakuriraho kubera ibyiza bagiye bakora. Tekereza ko uyu munsi turi mu kwezi kwa Shabani, none itariki 9 z'ukwezi kwa Shabani, uko bireba ibaze ko ukwiye gukora ibyiza byinshi witegura ukwezi kwa Ramadan. Ibaze ko ukwiye gusiba iminsi myinshi nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabigenzaga. Ibaze ko ukwiye gusubira ku myitwarire yawe, wongera kwisubiraho ureba, wongera kwisubiraho witandukanya, wongera kwisubiraho ujya kure n'ibintu birakaza Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani ushobora byose rero aratubwira ati wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Muri aya ngufi, mu isura ngufi, mu buryo umuntu ari wese ashobora guhita yisubiramo, abantu benshi baba bayizi. Wal asri, Imana irarahirira ku gihe, mu bihe bikomeye. Innal insana lafi khusr, umuntu ari mu gihombo niba arangaye, umuntu ari mu gihombo niba atakwisubiraho, umuntu ari mu gihombo niba adashobora kwireba ngo arebe ngo ariko ngubu ngiye ubundi nteyene. Hari abantu bitari gushobokera kwicara hasi ngo atuze, yibaza uko ateye, yibaza uko ameze, yibaza icyo afite, yibaze
yongere yisubireho, asubire ku isano rye n'abantu n'imigenzereze ye nabo n'imyitwarire ye kuri bo, yongere agaruke ku isano rye n'Imana, yibaze icyo Imana imusaba niba yaragikoze, yibaze icyo Imana imubaza niba yaragisubije, yibaze iby'Imana imutuma niba yarabizanye, yibaze iby'Imana imubaza niba ashobora kubisubiza, yibaze icyo azavana hano kuri iyi si ajyana cya gihe abantu bazaba bamuteruye bamujyanye, kandi mu by'ukuri we ntazaba afite uruhare muri urwo rugendo. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ati abantu bari mu gihombo, umuntu ari mu gihombo, ariko utari mu gihombo ni wa wundi illa alladhina amanu wa amilu salihati, wa wundi uzemera ubushobozi bw'Imana, wa wundi uzemera ukubaho kw'Imana yonyine atayibangikanije, Imana imwe itagira umwana, Imana imwe itagira umubyeyi, Imana imwe itagira ikibangikanwa nacyo, Imana imwe itagira icyo wayigereranya nacyo. Hanyuma bagakora ibikorwa byiza. Gukora ibikorwa byiza, ibikorwa byiza wo gukora ni ibihe? Ubu ntaho ujya, uri mu rugo, ibikorwa byiza ukora ni ibihe? Abantu bigeze kubaza Imana bati ko abantu bagenda bagatanga, abantu bagenda bakagira, twebwe tukaba ntacyo dufite. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibabwira ko bajya gukora zikiri, bigezeyo basanga none ba bantu bari bakize nabo baraza bakabasanga muri zikiri. Baragenda bagatanga ibyo batunze kandi bagakora na zikiri. Imana irababwira iti dhalika fadlullah yutihi man yasha, ibyo ni ibyiza Imana iho ubishatse. Ubu twese ibyiza turasa nkaho tubinganya, kuko buri muntu wese ari mu rugo, nta n'ugomba kurambirwa iwe, nta n'ugomba kurambirwa be. Ariko ibyo bintu birashoboka ko bishobora kukubaho, ibyo bintu bishoboka ko bishobora kuba byaranakubayeho. Iyo ugiye kureba ukareba bimwe mu binyamakuru byandika ngo kubera ko abantu ngo bagumye mu nzu ngo divorce zabaye nyinshi, ibyo bintu byatewe n'iki? Tugiye kubigarukaho. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, bagakora ibikorwa byiza, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, abo bantu bakagirana inama z'ukuri. Kugira inama umuntu kandi ukamenya ko umugiriye inama y'ukuri, wamara no kumugira inama kandi ugakora na istighfar, ukavuga uti inama ashobora kuba mugiriye ishobora kuba atariyo. Watawasaw bisabri, hanyuma abantu bakagirana inama yo kwihangana. Kujya utagira inama mugenzi wawe yo kwihanganira ibibazo bihari, kutagira inama mugenzi wawe yo kwihanganira ko ntaho uri bujye, kujya utagira inama mugenzi wawe yo kwihangana agakora amasengesho, kutagira inama mugenzi wawe ngo akurikize amabwiriza we buri munsi ukamushora. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aradusaba rero ko tugomba kugirana inama y'ukuri, inama yo kwihangana. Reka ngaruka ku kintu cyo kwihangana mu buryo bwa ngombwa. Nyagasani aratubwira ati asbiru wasabiru warabitu, ni mwihangane, mwihanganishanye, mufashanye mu kwihangana kandi mufatane urunana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ni mujye ku mugozi umwe, ni mufatanye ku mugozi umwe, muramenye ntimuzatatane. Ubwo ni uburyo Nyagasani agenda twereka. Nyagasani akatubwira ati rero kugira ngo mwihangane nimutatane, Imana iratubwira iti wasta'inu bis-sabri was-salah, mwifashishe kwihangana n'amasengesho. Imana yabanjije sabru ala salah, yabanjije kutubwira sabri imbere, hanyuma sala ikaza nyuma. Sabri ni iki? Sabr, kwihangana. Kwihangana ni kwa kundi ubona ibikuremerereye, kwa kundi uri kumva utishimye, kwa kundi hari ibyo wifuzaga ariko ubu munsi bikaba bidashoboka ko ibyo bintu bigeraho. Uyu munsi bikaba bitarimo gukunda ko ibyo bintu bikora. Uyu munsi bikaba bitarimo gukunda ko winyagambura. Uyu munsi ukaba urimo gukumbura umuntu ntujye kumureba. Uyu munsi ukaba urimo gushaka ko mu by'ukuri hari aho wajya bikaba bitarimo gukunda ko wahajya. Tekereza neza. Wasta'inu bisabri, kwihangana muvandimwe. Kwihangana ni ikintu cyangombwa. Kwihangana utaramutse wihanganye ni swala ntago wayikora, n'isengesho ntago warikora. Uramutse utihanganye ku kibazo ufite, ku myitwarire y'abantu bari hafi yawe, ku myitwarire y'abantu
mu bana, yaba umubyeyi, yaba umwana, yaba umukozi, yaba utabashije kwihangana muvandimwe, n'isengesho ntabwo warikora. Impamvu ni uko umuntu utabasha kwihangana akagira umutima uhagaze, akagira umutima usimbagurika, akagira ibitekerezo bivangavanze, akagira imyitwarire idasanzwe, uwo muntu ntabwo yagira stabilite yo kujya gukora swala kumukeka. Ntabwo ushobora kugenda ngo uhagarare kumukeka, umutima wawe urimo gutera insobane, umutima wawe urimo gusunika amaraso mu buryo budasanzwe, amaraso yawe nayo arimo kunyuranyuranamo mu buryo budasanzwe, ku buryo bagupima bakakubwira bati urarwaye, umeze nabi. Ibyo ngibyo utabibashije byo kwihangana, rero swala ntabwo wayikora. Icyo nicyo gituma Imana ibanza ko wihangana, hanyuma hagakurikiraho swala. Muvandimwe, ibaze neza ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala agusaba ati ista'inu bisabri wa salati, genda witoze, genda wifashishe asabri wa sala, banza wihangane hanyuma unakore amasengesho. Bavandimwe, reka tubabwire ko iyo umuntu atihanganya abura byinshi, iyo umuntu atihanganya abura byinshi kandi agateza ibibazo byinshi bidasanzwe. Bavandimwe, iyo umuntu atihanganye imvugo mbi ziraza mu rugo, umugabo agatangira kubwira nabi umugore, cyangwa umugore agatangira kubwira nabi umugabo we, icyubahiro yamuhaga kikagabanuka. Iyo umuntu atihanganye byanga bikunda, iyo bamubwiye ko ibiryo byagiyemo umunyu mwinshi, ubwo kuva uwo munsi ntabwo yongera guteka, cyangwa se atangira kubwira abantu ngo bajye kubyitekera. Ugasanga kwa kwihangana kwe gutumye atangira kuvuga nabi, intonganya zikaba nyinshi. Babandi bari barabuze ikidobya, babandi bari barabuze impamvu yo kubatandukanya ikabirabonetse, ubwo ikinyamakuru kikaba kiranditse kiti muri cya gihe abantu bari mu mwiherero. Ntabwo ngiye nkunze kubyita ko ari ahantu abantu bafungiye, ntabwo abantu bafungiye mu rugo, abantu bari mu mwiherero. Abantu bahisemo kwiherera no kwirinda kugira ngo batavaho bagahura n'uburwayi bukomeye uyu munsi duhanganye nabwo. Iyo umuntu atihanganye mu rugo abwira n'aba babyeyi, kandi ibyo bintu murabizi ko kizira mu Buyisilamu, ntabwo byemewe. Mu Kinyarwanda gushira isoni kubwira n'abo umubyeyi, yewe uretse no kumubwira nabi, nta nubwo bikwiye ko wakabaye umuvuga mu izina. Uwo ngo ni umuco twatojwe tukiri abana. Nusanga urimo kuvuga izina ry'umubyeyi wawe, umutunga urutoki cyangwa ugira ibyo umubwira, umubwira ibintu binyuranye n'ubushake bwe, urimo kumubwira ibintu bisa nkaho ari ukumutoteza no kumwereka ko ari mu nzira mbi mu byo akubwira, mu by'ukuri uzamenye ko Imana igiye kukuvuma. Kwitwara neza ntabwo bikeneye yuko umuntu abanza kuba ahantu heza n'abantu ngo bamubanire neza abone kuba umuntu mwiza. Ahubwo witwara neza no kuri babandi bakubera abantu babi, babandi bakubera ikigusha, babandi badashaka ko wihangana, babandi badashaka gukora ibyiza, babandi badashaka ko umugaragu ugaragira Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo bwiza. Tekereza neza, wibaze ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala kubwira ngo ihangane. Bavandimwe, niba abantu bataza kwihangana muri iki gihe, kugeza ku itariki 19 abantu bazaba bamaze kuryana nk'inyamaswa zibana mu ishyamba, aho umukoresha azarya umukozi we, akarya ntamuhe, akamubwira ngo nta byo kurya bihari, ngo ubu ngubu afite ibyo yarya we n'umugabo we, ngo umukozi ngo nabiteke ariko ntabiryeho. Nituza kureba nabi turaza kuba nk'inyamaswa, aho umuntu ashobora kurya agacura umugabo akaza agasanga nta bihari kandi burya yari inyuma y'inzu. Biraza gutuma umuntu ashobora kwitwara nabi. Bya bindi abana bagombaga kurya, umuntu ashobora kugenda akabyadukira akabirya kandi azi ko wenda abana bababaye kumurusha. Ibyo bintu tubirebe neza, ibyo bintu bishobora kuba mu bantu. Ibyo bintu nitutabicunga neza, turaza gusanga umukozi ashobora gutumwa guhaha ibintu bya 500, agasanga ku rupangu bakinze, nta muntu ushobora gukomanga ngo bamwumve, bashyize ibiti mu matwi. Yaba wa mukozi uvuye guhaha ibintu abizanye yarazi ko atashye, yaba uwaba aje kureba impamvu urugi bari kurukubita, abo bose ntihagire umuntu n'umwe wumvwa. Abantu bashyizemo gushyiraho urugi
nyuma yo gutuma umukozi ngo nagenda azana inyanya, nagenda azana ubutunguru. Ibyo bintu bishobora kuzagaragara, cyangwa se wenda hari naho byagaragaye. Ibyo bintu niba biramutse bibaye cyangwa se biramutse bikuje mu mutima, birwanye hakiri kare, kuko ubwo ngo ntabwo ari ubumuntu. Nyagasani ushobora byose aragusaba kugira ubumuntu, haba mu bihe byiza, haba mu gihe gikomeye, kandi mu bihe bikomeye ni ibingibi turimo, aho Imana irimo ikureba wowe na bagenzi bawe aho ngaho mwicaye mu rugo. Ubwo buryo abantu barimo kwitwara, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arimo kubireba. Uyu munsi abantu bashobora kuza kugira ikibazo gikomeye cyane mu buryo bwo kwanga kuvugana n'umuntu wari wese kuri telefone. Umuntu wamubaza ugasanga aravuga nabi, umuntu wamubwira ugasanga ntabwo ibintu birimo kujya mu buryo, ukibaza ngo uyu muntu yabaye iki ko ndiho muhamagara ntanyumve, uyu muntu mpamagara ntanyumve, harimo ubukene cyangwa se harimo icyo yumva yabuze, hari ukuntu bitarimo gukunda. Uburyo bitarimo gukunda ntabwo byakabaye kuba bituma umuntu atezuka ku nshingano zo kubaha mugenzi we, ku nshingano zo guha agaciro mugenzi we, ku nshingano zo kubana neza. Kandi turagira ngo dutange ubutumwa ku bantu bumva ko bashobora kohereza abandi bantu hanze ngo kubera ko babaga hano ngo none ibiryo byashize. Nta muntu ugaburira undi, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe ugaburira undi. Ibyo ngibyo natwe twabibonye kubera ko uyu munsi tubifite, nyamara ejo dushobora gusanga ba bandi batabifite uyu munsi aribo bazaba babifite ejo. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abihindura uko ashatse. Muvandimwe uneze amatwi, uyu munsi turimo tuganira ubu butumwa bwiza, turagira ngo tubusoze tubabwira ko turi mu gihe cy'intwarane. Noneho turi mu gihe cyo kuza kugaragaza ubutwari, turi mu gihe cyo kuza kugaragaza wa muco mwiza, cyane ko intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, yajyaga abyitaho cyane, akabireba, agatoza abasangirangendo be kwitwara neza, akababwira mu bihe by'intambara, akababwira mu bihe by'amahoro, akababwira mu bihe bisanzwe by'ubuzima busanzwe, akababwira igihe hari uburwayi, akababwira igihe hari ibi n'ibi. Iki ni igihe cy'intwarane, buri muntu agomba guhaguruka akamenya imyitwarire ye, akamenya ibitekerezo bye, akamenya imikorere ye, akamenya ko agomba kuyigenzura. Ni igihe duhanganye n'uburwayi, bakubwira ngo genda ukarabe, bakubwira bati ntabwo byashoboka ko winjira hano utakarabye, bakubwira bati reba neza ubuzima bwawe igihe utashye, ureke gusabana n'abantu utarakaraba intoki, utaramara kwitunganya. Bakakubwira bati ariko niba hari n'ukuntu wumva umeze nabi, hamagara kuri rimwe kangahe. Ibyo bintu ukabimenya. Iyo nomero bahamagara, mbese uramutse ubonye umuntu wenda runaka uri ahantu runaka, wabigenza ute? Iyo nomero utayizi. Iki ni igihe cy'intwarane cyo kugaragaza ubupfura. Niba waragaragaje ubupfura igihe cyo kwiherera kitaratangira, ukagaragaza ubupfura kigitangira, ugatangira gufasha icyo gihe kigitangira, ugatangira guha abantu icyo kurya icyo gihe kigitangira, zirikana ko nanone iyi minsi ari uko nk'uko bisabwa, yewe n'indi minsi izaza nuko bisabwa, haba muri iki gihe, haba no mu gihe kizaza. Uko kizaba kiri kose, uko kizagusanga mu buzima bwawe, biragusaba kwitwara neza. Intwari rero, intwari zigaragara mu gihe gikomeye, intwari no ku rugamba zigaragara mu gihe cy'amahina. Niba mu mutima wawe wumva ko ukiri umuntu uhumeka neza, zirikana ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akitubeshejeho, kandi n'indi minsi tuzakomeza tukabaho. Uzirikane neza yawe, uzirikane imyitwarire yawe, uzirikane ko nta muntu n'umwe ugomba kubangamira. Muri iki gihe turasabwa kwegera Nyagasani, tukamusaba imbabazi ku byaha byacu. Muri iki gihe turasabwa gukora amasengesho ahoraho, kandi buri muntu akazamura amaboko agasaba Imana ko yadukiza iki cyorezo, mu buryo buri muntu wese avuga ati nashyizeho imbaraga zanjye uko bishoboka. Muvandimwe mu Islam, niba wiyirije uyu munsi, niba wiyirije ejo, ukaba ubonye ku mugoroba hageze amasengesho 5 wayakoze, zirikana ko nijoro wakabaye ukora igihagararo, ugasaba Nyagasani wawe akagufasha kugira ngo iki cyorezo, iki kiza cyaje ku isi yose kizabashe kuvaho. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ufite ubwo bubasha.
Nyagasani niwe wenyine ufite imbaraga, Nyagasani niwe wenyine ufite uko yabigenza, kubera ko abandi twebwe turimo turagerageza tukagerageza, ariko ubwenge bugahagararira aho ngaho. Nyagasani turamusaba ko yatwongera ubwenge, Nyagasani turamusaba ko yatwongera ubugenge, Nyagasani turamusaba ko yadufasha akadutera imbaraga, akaduha guhagarara mu gihagararo cyiza cy'umwemeramana ukwiye. Nyagasani, ni byiza ko duhagarara tukamutakambira, tugakora igihagararo cya nijoro, tugakora ukwicuza ku byaha byacu, ndetse tukazirikana isengesho mu gihe cyayo. Bavandimwe, ndabibutsa ko niba uramutse amahoro wasaba Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala utimana, ndagusaba ko waturinda turagusaba ko waturinda ibyorezo, turagusaba ko waturinda ibinyoro, turagusaba ko waturinda ibisazi, turagusaba ko waturinda ibibembe. Mana, turagusaba ko waturinda ibyorezo byose. Iyo duha buri munsi tukayihozaho. Mana, duha ibyiza hano ku isi. Mu byiza nuko twagira ubuzima bwiza, Imana ikadukiza n'uburwayi. Mu byiza nuko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaha abahanga n'abavumbuzi n'abamenyi bakabasha kumenya icyadufasha muri ubu buzima bukomeye, byaba umuti cyangwa urukingo. Iyo dukoze isengesho ntitukisabire twenyine, ntukavuge ngo manama, ahubwo buri munsi ujye uvuga uti Mana duhe, nkuko intumwa y'Imana yajyaga ivuga iti, mujye musoma muti Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Mana, duhe ibyiza hano ku isi, uduhe ibyiza ku munsi w'imperuka, ku munsi w'ibarura, kandi Mana uzadukize ntituzabe mu bazahanwa mu gihano cy'umuriro. Tuzirikane ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ari we wenyine wadufasha tukabasha gukira iri shyano ryugarije isi, aho abantu bamerewe nabi, aho abantu ibintu bitameze neza na gato. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala adutabare, adukize. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala adutabare, atwereke inzira kandi nziza. Nyagasani aratubwira mu gitabo gitagatifu, akatubwira ati wa iyamsasika Allahu bidurrin fala kashifa lahu. Imana yo koherereje uburwayi nta muntu numwe wabukuraho. Wa iyamsasika Allahu bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Kandi Imana niba yakoherereje ibyiza, umenye ko ari ishobora byose, byaba bibi byaba ibyiza, byose bitugeraho biturutse kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ni ibyangombwa tugomba kuzirikana mu buzima bwacu. Nta kintu cyatubonye Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atayizi, ariko kandi ni nawe twongera kwiringira tukamubwira tuti Imana dusabe dutabare udukize iri shyano. Ninde se wadukiza? Ko Imana itubwira nanone iti aman yujibu al-mutarra idha da'ahu, ninde wasubiza wa wundi usumbirijwe iyo asabye? Ninde wasubiza ubusabe wa wundi usumbirijwe igihe ateze amaboko asaba Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala? Hanyuma wa yakshifu su'a, agakuraho ikibi kuri wa muntu, agakuraho ikibi kuri ba bandi basumbirijwe, agakuraho ikibi kuri ba bandi ibintu biba bitameze neza. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala wa yaj'alakum khulafa'u fil ardi, Imana ni ishobora kubasimbura ikazana abandi babasimbura hano ku isi. Y'abantu barimo bagenda, y'abantu barimo barwara, y'abantu barimo bitaba Imana, byanga bikunda hari abandi basigara, byanga bikunda bya bindi bari batunze hari abandi bazaza babitunge, byanga bikunda handi bari batuye hari abandi bazaza bahature, byanga bikunda icyo ari cyo cyose bari bafite. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abo bantu niba bavuyeho hari abandi byanga bikunda bazaza kuri iyo si, bya bintu babitunge. Kandi Nyagasani aratubwira ati a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Imana ikatubwira iti hari indi mana se yahagarara ku ruhande rw'iyo mana? Nayo qalilan. Imana ikatubwira ati ariko ni gakeya abantu bajya bibuka. Ibuka rero ko Nyagasani ari we ushobora byose, umuzirikane mu buzima bwawe, umwibuke bihoraho, maze umutakambire muri ibi bibazo dufite, maze Nyagasani tumusabe abe yadukiza iki cyorezo. Dusabe Nyagasani yorohereze abarwayi bacu.
barwaye, yaba abarwaye bakurikiranyweho coronavirus, yaba abarwaye barwariye mu bitaro, yaba abarwaye barwariye mu rugo, yaba bo babwira bati ntabwo muzakira, twese tuzirikane ngo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ari udufite mu mbaraga ze, ari we umenya igihe cy'ubuzima bwacu, ari we umenya icyabubaho cyaba icyiza cyangwa ikibi, ari nawe umenya igihe ubuzima buzarangirira. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة الباقين البشرين بالجنة وسائر الصحابة والبيت رسول الله ونحن معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا إنا نسألك إيمانا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما. اللهم إنا نسألك لسانا ذاخرا وبدنا صابرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا يا رب العالمين. أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما حيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا لا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجد لنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط بذنوبنا من عبادك من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشف عنا غيرك. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشف عنا غيرك يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشف عنا غيرك. اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا عزيز يا غفار اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرى به المقادير إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشف عنا غيرك. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. ارحم أمواتنا، ارحم أموات المسلمين، ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان، ومن أحيته فحيه على الإسلام يا رب العالمين. يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.